neza nanone twongeye kubaha ikaze kuri Wideland TV. Uyu munsi tushaka kugaruka ku mico y'Abanyafurika. Reka muri make tubahereza akanya gato mubanze mwumve imiririmbire cyangwa se injyana yo abazuru cyangwa se abanya South Africa bo mu bwoko bw'abazuru, ndetse na muri ziriya nce zo hepfo zo mu majyepfo ya za Afurika, gutyo mu bwoko bwose uburyo baririmbamo. Noneho mu kanya gato ndaza tugaruka dusesengura hamwe ibijyanye n'imico yabo, ndetse n'iyo mu tundi duce dutandukanye two hirya no hino muri Afurika, iterambere ryaho tugereranye na hano mu Rwanda uko biba byifashe cyangwa se uko babayeho, tuze kubisanisha n'ibya hano iwacu muri rusange. Ngaho mubanze mwumve uburyo baririmba cyangwa se umuco waho, mubanze murebe ukuntu bimeze. Nyuma y'iminota umwe cyangwa ibiri turaje dusesengure noneho ibijyanye n'indi mico itandukanye hirya no hino muri Afurika. Abazuru rwose barakoze cyane kudushimisha muri ma video yabo rwose. Twahabona iStock mu by'ukuri. Imico muri Afurika rero ibigiye itandukanye, ari nako iba ishyikije cyane. Ahangaha murabona nk'uyu ni umukobwa muri Uganda, hari ku musore w'ubukwe, yari yaje muri ya misango ibanziriza mbere mariage bwite, nk'ibyo twita gusaba no gukwa. Urabona arimo abanza gutemberana n'umusore wari uje kumusaba cyangwa se yari agiye gushyingiranwa nawe. Urabona ko nk'uyu ni umuco wo muri Uganda utari inaha cyangwa se udahuye n'uw'iwacu, ariko urabona ko bari bishimye cyane kandi ko ari ibintu byiza cyane. Yabanje gutemberana n'umusore, nyamara mu by'ukuri mu kanya ni mariage, ariko urabona ko yabanje gusa naho yamusuye cyangwa se yamusuye mu rugo, nyamara ni ku munsi wa mariage nyirizina. Barimo barabanza gutembera mu byo twita kubanza gusaba no gukwa. Uyu mukobwa nawe rero ni uwo muri Namibia, arimo yaseka, dore uyu nguyu nawe arimo arateka cyangwa se arashaka ibyo kurya. Urabona ni hanze. Uyu ni uwo muri South Africa mu bwoko bwo bita ngo ni hafi gutyo muri za South Africa, ariko urabona yuko bo baracyafite n'imico nk'iyo rimwe na rimwe natwe mu duce two mu cyaro usanga igihe ari ko abantu batekera hanze. Ariko twe tubona yuko tugenda dutera imbere, bisa naho bigenda birangira inaha mu Rwanda. Ibintu byo gutekera ku Rwanda bisa naho bigenda birangira. Urabona ko ahangaha ni mu bice byo mu ibyo byaro byiyongeyeho za South Africa, ndetse na za Namibia epfo yongeyeho muri bice bya ubundi umuco wo muri biriya bihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo byinshi bijya guhuza umuco, bijya kumera kimwe. buriya nk'abangaba ni agace kabo bita ngo nibara abanubiya gutyo
muri biba bice byo muri Afurika y'Amajyepfo hariyo ubwoko bw'abaturage cyangwa se imico y'abaturage ijya kumera kimwe, ariko twe twanashimiye Imana by the way yuko Imana yaduhaye kujya igihugu tukagira abayobozi bagifasha kuba cyatera imbere mu buryo bwihuse. Urabona ko nk'aba ngaba baracyaba muri za nyakatsi, kandi ahantu baba urabona ko basa naho bakiri ahantu hasa n'aho ari ubutayu. Urabona ko abana nta byo kwambara cyangwa se kugira gute, urabona ko ubuzima babayeho mu by'ukuri bo buracyababaje cyangwa se buracyari mu kaga ugereranyije n'ukuntu babayeho n'ibigaragarira amaso. Baba bakiba mu nzu z'ibyatsi, ubona n'imbeho ihari kandi ubona ko hasa n'aho ari mu butayu. Aho nawe reba iyo nzu babamo cyangwa se urwo rugo, reba ukuntu ubona rwose ko ari ibintu bibabaje. nk'uriya mukecuru niba ari n'umwana we bari kumwe, uhindukire urebe uyu musore n'abandi bari kumwe, niba ari n'abagabo se reba amazu ari inyuma yabo, cyangwa abakobwa se amazu ari inyuma yabo. Urabona ko ni ibintu bibabaje mu by'ukuri. Ubona ko twe twagira ubuntu bwo kuba perezida nyakubahwa rwose arakoze uko ashoboye kose, tunamushimira cyane ndetse tunamwubahira, ari nacyo natwe dushingira tumugaragariza urukundo tukamutora hafi 100%. Mu by'ukuri yakoze uko ashoboye kose igihugu agishyira ku murongo. Ndakeka ko twe n'ibi ngibi byo kujya gutashya inkwi cyangwa se kujya kuzisenya mu mashyamba, mu minsi iri imbere, nta myaka 5 iri imbere bizaba bisa naho byanacitse. Abantu basigaye barayobotse gukoresha amagazi ndetse nibura basi n'amakara. Aho reba nk'aba bari kujya kuvoma ahantu baba bavuye kuvoma, cyakora baba bazi n'ubwenge bwo gukora mode de transport cyangwa se bwo gushaka uburyo batwaramo amazi y'aho hantu baba bavuye kuyavoma, n'ubwo wenda bari kure, ariko ubona ukuntu bagenda bayakurura, binagaragaza yuko nyine ashobora kuba yakwandura cyangwa se atari amazi yaba asukuye mu buryo wakwizera. Ibintu byo gusekurira mu masekuro mbona bisa naho byacitse, ahantu byaba bigisigara ni mu byaro bya kure cyane, kandi naho iterambere ryaraje henshi hagiye hari utumashini dusya isombe, ku buryo rwose kubona abantu bagisekura amasekuro ni hakeya cyane inaha iwacu mu Rwanda. Aho bisigara ni mu byaro bya kure cyane, ndetse naho ntabwo ari uko ibikoresho byabafasha kuba byasekura nk'izo sombe cyangwa se byazisya cyangwa se ari uko byabura, ahubwo baba bafite ibindi. Ureba nk'aka kavuyo kari muri iri soko vrema, nawe urareba ukabona yuko muri Afurika hari ahantu rwose hagisikije cyane. Ntawe ndebera aka kavuyo ntabwo ushobora kuba wakabona inaha iwacu mu Rwanda, ndakeka rwose byagorana pe. Ntawe reba rwose abaturage barimo baranyuranamo n'ibinyabiziga mu muhanda, ntacyo bibabwiye. Reba nawe Afurika y'iwacu rwose turacyari inyuma mu bintu byinshi bitandukanye. Wabonye ahangaha ni muri Ghana, ariko reba akavuyo gahari mu mihanda, imodoka n'ibinyabiziga biranyuranamo n'abantu. Nta bwo kuvuga wenda ngo inzira z'ibinyabiziga n'iz'abantu bigomba kuba bitandukanye. Urabona ko nta kavuyo, burya twe twagira ubuntu bwo kuba dufite igihugu cyashyizwe ku murongo kandi cyaho umurongo ngenderwaho. Njye nanabona yuko uko byagenda kose, niyo yaba na nyuma y'imyaka 40 wenda perezida dufite niyo yazaba atakiri mu buyobozi, wenda si kubwo kuba wenda ageze mu cyiciro cyo kuba wenda yumva atakibashe kuba yayobora, ko twe dutekereza ko azatuyobora kugeza ubwo ku giti cye azumva intege nke zishize. Ariko mu by'ukuri igihugu ndakeka azaba yaramaze kugiha umurongo ngenderwaho, n'abandi bose bazamusimbura, undi wese bazamusimbura nadashaka kuba yagendera mu murongo azaba yaradusigiye. Sintekereza ko abaturage bazamukundira, kuko abanyarwanda bamaze gusobanuka kandi ku buryo ubu ngubu batakemera kongera gusubira mu icuraburindi. Sawa rero, ndabashimiye kuba mwafashe umwanya mu kumva iki kiganiro. Tuzasubira mu kindi kiganiro. Imana ikomeze ibarebe neza kandi ibishimire.